Iyi nyandiko ngiye gusoma iradufasha kurushaho gusobanukirwa igitambo cya misa, ndetse idufashe kumenya uko dukwiye kwitwara igihe turi mu gitambo cya misa. Bikira Mariya yabonekeye Gatarina Riva ari mu misa, aramubwira ati ndifuza ko umenya misa icyo ari cyo, biratuma umenya ibintu byinshi kandi ndashaka ko ubimenyesha n'abana banjye bose. Icya mbere, igihe cy'isengesho ryo kwicuza ribanziriza ijambo ry'Imana kigeze. Bikira Mariya yaramubwiye ati nyaboneka ishyira imbere ya Nyagasani maze umusabe n'umutima wawe wose imbabazi z'ibyaha byawe byose n'ibyo utatunganyije, kugira ngo akugire umuntu ukwiye kugira uruhare muri iyi misa ntagatifu. Niyo mpamvu mugomba kugera mu byicaro byanyu iminota mike mbere y'uko misa itangira, kugira ngo mwishyire imbere ya Nyagasani kandi musabe Roho Mutagatifu kubamanukiraho ngo abahe urukundo rwe n'amahoro bibafasha kugira icyo muronka mu misa ntagatifu. Mu misa, igihe cyo kumva ijambo ry'Imana kigeze, yaramubwiye ati nyaboneka tega amatwi wumve neza, bigufitiye akamaro kanini cyane. Iyo Nyagasani avuze ijambo rye ntirimugarukira ritarumbutse imbuto. Nukurikira neza ukagira ingingo witaho mu masomo wumva, muri uyu munsi uraza kwiyumvira uburyo ijambo ry'Imana riryoha kandi riri buze kwera imbuto muri wowe. Igihe cyo gutura. Igihe cyo gutura kigeze, Bikira Mariya yeretse Gatarina uburyo muri uwo mwanya Kiliziya yuzura ibiremwa bisa n'abantu, bifite mu maso harabagirana. Bose bari biteye ibishura byera kandi bigari. Byari ibiremwa bifite igihagararo cy'urwego kandi ari beza cyane. Bamwe bafite imisatsi miremire, abandi migufi, abandi bafite imeze nk'irende, abandi bafite imeze nk'iy'abirabura, mbese ubwoko bwose. Ubwo bose bahise bajya mu kirongozi cyo hagati, batangira kwegera alitari. Bamwe muri bo bari bitwaje amaturo abengerana cyane kandi bagaragara ko banezerewe rwose. Abandi bafite amaboko atendera ntacyo bitwaje. Inyuma yabo hari abandi bari bubitse imitwe babumbye ibiganza. Amaze kumwereka ibyo, Bikira Mariya yaramubwiye ati bariya ni abamarayika barinzi ba buri wese mu bari muri iki gitambo cya misa. Hanyuma abwira Gatarina ati bariya ubona banezerewe ni abazanye amaturo yabo kuri alitari y'Imana kugira ngo bayashyire hamwe n'ay'umusaseredoti. Nyuma ubwo umugati na divayi biri buhinduke umubiri n'amaraso bya Kristo, n'ituro ryawe riraba ituro ry'urukundo, kuko nubwo mwebwe ubwanyu mutagira icyabahesha icyo cyubahiro kandi mukaba muri ibiremwa by'ubusabusa, amasengesho yanyu n'ibyo musaba Imana Data muyitakambira bishyirwa hamwe n'igitambo cy'ubucunguzi cya Kristo, bikiyunga n'umubiri we mu gihe icyari umugati gihinduka umubiri, bityo bikagira agaciro gakomeye imbere y'Imana Data. Ni muri ubwo buryo ubuzima bwanyu hano ku isi buhererwa agaciro mu byo Yezu abaronkera. Akomeza agira ati bariya bamarayika bafite amaboko atendera nabo abantu batagira icyo batura cyangwa basaba. Mubimenye neza, misa ifite agaciro gakomeye, mwebwe ntimuramenya ku gaciro, ariko umunsi umwe nimugera mu bundi buzima muzakamenya. Nimusabe rero, ariko mwirinde kwikunda birenze, mwibuke n'abaturanyi banyu
abakene, abarwayi, abanyabyaha, abanyapolitike, kuko nta bantu bakunze kubasabira. Imfungwa, abamugaye, musabe byinshi ariko munatange ituro, kuko bishimisha Nyagasani. Nimwiture ubwanyu kugira ngo gushaka kw'Imana kubagirirweho, kugira ngo namwe ibahindure abandi ba Kristo. Naho abamarayika bagenda bubitse imitwe n'ababumbye ibiganza, bariya ubona bafite ipfunwe, nabo abantu baza mu gitambo cya misa batarangwa n'ukwemera, ab'ubwenge na roho byabo biba biri ahandi, ntacyo baba bitayeho. Niyo mpamvu abamarayika babo baba bafite isoni, kubera ko abo bantu baba badakurikira mu mutima wabo iyo misa, kandi bakaba bashavuza Nyagasani. Ibyo bikunze kuboneka cyane cyane mu bitambo bya misa biturirwa gushyingirwa, gushyingura n'ibindi, aho usanga abantu batitaye ku magambo y'umusaseredoti, bategereje gusa ko umuhango urangira. Santusi Nyir'ubutagatifu. Igihe cyo kuririmba Nyir'ubutagatifu, Nyir'ubutagatifu, Nyir'ubutagatifu ni Nyagasani Imana kigeze, ako kanya ibyari inyuma y'umusaseredoti byose byahise bizimira. Inkuta, parafo, byose birabura, hamwe n'ibiri ibumoso ye. Ku ruhande rw'ukuboko kwe kw'ibumoso haza imbaga y'abamarayika, abato n'abakuru, bamwe bafite amababa, abandi ntayo bafite, bari kumwe n'ibiremwa by'urumuri byiza cyane, baririmba indirimbo z'injyana nziza cyane bitagereranywa. Bose baririmbaga mu rwunge rw'amajwi ngo Nyir'ubutagatifu, Nyir'ubutagatifu, Nyir'ubutagatifu ni Nyagasani Imana. Bari bafite ibiganza bibumbye, bapfukamye kandi bubitse umutwe kugeza ku butaka. Ku ruhande rw'iburyo bw'umusaseredoti hari imbaga y'abatagatifu n'abahire bo mu ijuru. Ubwo Bikira Mariya nawe yari apfukamye iburyo bwa alitari mu cyubahiro cyinshi, aramya kandi akurikira neza ibyo umusaseredoti akora. Nibyo rwose na nyina w'Imana nawe yari aho apfukamye, abumbye ibiganza nk'umuntu usenga, ategereje igihe cyo kuramya ubutatu butagatifu. Igihe umusaseredoti yarimo avuga amagambo ya konsekarasiyo, ntabwo ari ijwi rye numvaga, ahubwo ni ijwi rya Yezu. Kristo ubwe niwe wivugiraga amagambo ati, mwakire muryeho mwese, iki ni umubiri wanjye. Nuko muri aka kanya imbere ya alitari haka ibimeze nk'ibirimi by'umuriro bibengerana cyane, habonekamo ibisa n'abantu bafite imitwe yijimye n'amaboko amanitse, ariko sinashoboye kwitegereza neza amasura y'abo bantu. Bikira Mariya arambwira ati, ziriya ni roho ziri muri purugatori zitegereje ko muzisabira, kandi kugira ngo zivemo mugomba kuzisabira, mujye muzifashisha amasengesho yanyu, kuko nizivamo namwe zizabasabira. Konsekarasiyo. Igihe umusaseredoti azamuye hositiya ntagatifu hejuru, nahise mbona mu maso he harabagiranye, kugeza ubwo atwikiriwe n'urumuri rwinshi rusa na zahabu. Urwo rumuri rw'agatangaza rwaramutwikiriye wese, nuko ahinduka umuntu muremure w'ubwiza buhebuje, usa na Yezu rwose, kandi ubusanzwe yari umuntu mugufi. Nitegereje ibiganza bye bizamuye hositiya, mbona bifite ibikomere, mbona atakiri umusaseredoti ahubwo ari Yezu ubwe. Nuko Bikira Mariya arambwira ati, menye ko ibiganza by'umusaseredoti biba byarasizwe amavuta, kandi ko muri uriya mwanya aba atakiri umupadiri, kuko ahinduka uwundi Kristo. Kristo ubwe niwe umutwikira,
agatura ukarisitiya hamwe nawe. Nuko igihe umusaseredoti yarimo amanura hositiya ayisubiza kuri aritari, urumuri rwinshi ruyimanukiraho, maze Yezu ubwe yinjira muri iyo hositiya. Ni ukuvuga rero ko igihe abasaseredoti bazamura cyangwa bakamanura hositiya ntagatifu, bari bakwiye kubikorana ubwitonzi n'ukwemera gukomeye. Igihe umusaseredoti azamuye inkongoro, nahise mbona imirabyo, numva n'inkuba zikubita, hacura umwijima mwinshi. Muri ako kanya mbona Yezu ubambwe, isura ye yahindanyijwe, yakubiswe ivirirana. Amaraso n'amazi byavaga mu rubavu rwe byuzura iyo nkongoro mu buryo busendereye, ariko ntihagira n'agatonyanga na kamwe kameneka. Hanyuma mu gihe umusaseredoti yarimo kuvugira amagambo kuri iyo nkongoro, mbona ikintu cy'urumuri ruhagurutse ahantu rujya ku rutugu rwe, rwari n'urutugu rwa Yezu. Nuko hejuru y'uwo Yezu umusaseredoti haboneka urumuri rwinshi rurabagirana cyane, umuntu adashobora gusobanura. Muri urwo rumuri mbonamo isura ntashoboraga kubona neza, mbona n'ibiganza birambuye byasaga n'ibimbwira ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane. Sinashoboye kubona isura ya nyiri ibyo biganza, ariko nemera ko ari ibiganza bitagatifu by'Imana Data. Ibyo byanyeretse ko ubutatu butagatifu buba buri muri uwo muhango. Nuko rero igihe mugiye guhazwa, mujye mumenya ko atari Yezu gusa muba muhawe, ahubwo ko munahabwa ubutatu butagatifu. Imana Data yabaremye, Imana Mwana uza ukabaturamo, n'Imana Roho Mutagatifu ubamurikira. Guhazwa. Igihe cy'amasengesho ategura guhazwa kigeze, igihe umusaseredoti aba avuga amasengesho yo gusabira Kiliziya, Papa, Abepiskopi n'imbaga y'Abakirisitu, Bikira Mariya yansabye gusabira umusaseredoti utura igitambo cya misa, kandi ngo igihe umusaseredoti yihaza, Abakirisitu bakaba basabwa gusaba Nyagasani Imana gutagatifuza Kiliziya, kuyifasha, kuyikiza, kuyirinda no kuyiha umugisha. Hanyuma Bikira Mariya arambwira ati, mwebwe mukunze kujya ahantu nagiye mbonekera, ibyo ni byiza rwose, kubera ko aho hantu muharonkera ingabire nyinshi, ariko munamenye neza ko aho mba ndi bugufi yanyu kurusha mu gihe cy'ibonekerwa ari mu misa ntagatifu. Ubwo yahise anyereka uburyo mu gitambo cya misa, kuva mu ntangiriro kugeza kirangiye, we nyina w'Imana aba ari aho apfukamye mu cyubahiro kitagereranywa. Igihe cyo guhazwa kigeze, Yezu ubwe ambwira aya magambo ati, buretse gato mbanze nkwereke. Ubwo yahise anyereka umuntu wari wahawe penitensiya muri icyo gitondo agiye guhazwa. Njye namurebaga mu mugongo, ariko igihe umusaseredoti amuhereje ukarisitiya ku rurimi, mbona urumuri rwinshi ruramuhinguranyije, rukajya rusohokera mu ntugu ze, rukiburungushurira ku maso ye. Yezu arambwira ati, reba uko mpobera roho imaze kumpabwa, itagira ubwandu kandi isukuye, yiyoroheje, yirinda kumpekenya n'amenyo yayo, nk'aho naba ndi ikiribwa gisanzwe. Ubwo uwo muntu yakomeje kuba muri urwo rumuri rwinshi. Mbega ukuntu Imana idukunda igihe duhazwa neza. Hanyuma mbona imbere yanjye umugore wari upfukamye. Nyagasani anyumvisha amasengesho yavugaga bucece agira ati,
Nyagasani ndakwinginze, singishoboye kwihanganira inzoga z'umugabo wanjye, kora ku buryo areka inzoga kuko ntagishoboye kubyihanganira. Gira icyo ukora Nyagasani kuko ntagishoboye kwihangana. Nyagasani reba n'umuhungu wanjye, ntumwibagirwe, mufashe dore igihe kirageze, agomba kwishyura amafaranga y'inzu kandi ashobora kuyabura kuko agomba kwishyura n'amashuri y'abana, amashanyarazi n'ibindi. Nyuma y'ibyo Yezu arambwira ati wabyiyumviye, nta jambo na rimwe ry'urukundo yigeze ambwira, nta na rimwe yigeze ashimira impano ihebuje namugiriye, nemera kumanuka no gutanga ubumana bwanjye kugira ngo bwiyunge n'ubumuntu bwe. Ubwo nanjye nahise nsaba Nyagasani imbabazi kuko nagiye nifata ntyo kenshi. Kandi koko twebwe abantu dukunda gushimwa n'abo tuba twagize icyo tumarira, nyamara tukibagirwa gushimira Imana itwihaye. Yezu arashaka ko tumukunda. Gusoza igitambo cya misa. Igihe cyo kwakira umugisha kigeze, Bikira Mariya ansaba gukorana ubwitonzi ikimenyetso cy'umusaraba, anyihanangiriza kugirana icyubahiro n'urukundo, kugikorana icyubahiro n'urukundo ntahushura. Misa irangiye, Yezu ansaba kuba ndetse gusohoka, arambwira ati ndashaka kugira icyo nkubwira. Mu buzima bwanyu buri munsi muwuharira icyo mwawugeneye. Mugira gahunda z'ibiruhuko, akazi, imyidagaduro, ariko ni ryari se mujya mwibwira iwanyu mu muryango muti uyu munsi ni uwo kujya gusura Nyagasani, twese hamwe mu muryango wacu nimuze iruhande rwanjye, simbasaba byinshi, nibura mungenera iminota 30 gusa imbere ya taberenakoro. Niba ntacyo mufite mumbwira, mwicecekere cyangwa mumbwire gusa Yezu ndagukunda. Mumbwire gusa ngo Yezu ndagukunda, ndashaka gukora ugushaka kwawe. Si ngombwa guhimba amasengesho. Mujye mumpa akanya ko kubitegereza no kubahunda ibyo nshaka kubaha. Aka gatabo kanditswe na Loyizi Mundere afatanyije n'Ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango. Ni naho rero nkuye iyi nkuru kandi nzi ko izadufasha igafasha n'abandi. Nimugire amahoro y'Imana. Yezu na Bikira Mariya babahunda imigisha yabo.